tugiye kureba ibintu bitanu cyangwa se intego eshanu zakuvana mu mivumo ya gakondo se cyangwa se mu mivumo ya kera, cyangwa se ingingo eshanu zishobora kukwinjiza mu mugisha wawe. Zaba ingingo eshanu zishobora kukwinjiza mu mugisha wawe, zaba ingingo eshanu zishobora kugukura mu mivumo ya kera zikakwinjiza mu gakiza. Ibyo bintu nibyo tugiye kureba. Kuki dutangire twibaza ibibazo? Kuki abantu bavuga ngo dufite imivumo y'abantu ba kera cyangwa dufite imivumo y'ahantu duturuka? Ushobora kuvuka mu muryango waraterekeraga cyangwa se waraguzaga, nawe bikazagukurikirana uko igisekuru n'igisekuruza gikurikiraho, nawe igihe kikazagera ugaterekera, kubera ko ibyo baterekeraga ni imyuka mibi, ni mu buryo bw'imyuka mibi. Bizeraga ibintu bitari Imana, bizereraga mu myuka mibi. Niyo mpamvu ushobora kumva ko, niyo mpamvu tugiye kuganira ibintu bitanu bishobora kugukura mu mivumo ya kera cyangwa se bikagukura muri karande, bikagukura muri karande za basogokuruza yanyu cyangwa se mu miryango yanyu. Nta muntu utagira karande. Urugero, ushobora kuvuka mu muryango w'abantu basambana se cyangwa batunzwe no kuzerera. Ibyo bintu bikazagukurikirana no mu muryango wawe cyangwa se mu miryango y'iwanyu, bikazahora bihererekanya gutyo. Tugiye kureba rero ibintu bitanu bishobora kugukura mu mivumo y'iwanyu se cyangwa muri karande z'iwanyu. Ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere ushobora gukora kugira ngo uve mu mivumo y'iwanyu cyangwa se uve muri karande za ba kera za ba sogokuruza, ikintu cya mbere ugomba gukora ni ugutera intambwe, ukizera ko Yesu Kristo yagupfiriye ari umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Nagira nkubwire ngo iyo iki kintu ugiteye, icyo gihe Bibiliya iravuga ngo iyo umaze kwizera Yesu Kristo, iyo uteye intambwe imwe ukizera Yesu Kristo, Bibiliya iravuga ngo ibya kera biba bishize, ahubwo uba utangiye ubuzima bushyashya Yesu agutangije. Bishatse kuvuga ngo ubu byawe ni Imana mu buryo bw'umwuka. Hari ahantu uba uvuye, hari n'ahantu Imana ibiguteretse. Bibiliya, umwanditsi wa Zaburi yaravuze ngo umuntu wabyawe n'umugore arama igihe gito kandi cyuzuye umubabaro. Ariko iyo twinjiye mu buryo bw'umwuka, umuntu wabyawe n'umwuka afite uburame bw'iteka yose, kuko iyo wabyawe n'umwuka uba warabyawe n'Imana. Tuvuze iki? Iyo umaze kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, ako kanya Imana ibisi kubyara mu buryo bw'umwuka. Bishatse kuvuga ngo imigenzo na karande n'ibyo baguterekereyemo n'ibyo bagutongereye, ako kanya biba bishize. Uba winjiye mu wundi mugisha w'Imana. Bishatse kuvuga ngo uba winjiye mu butware bw'Imana. Icyo gihe ntabwo uba ugikontororwa na karande z'iwanyu, nta nubwo uba ugikontororwa n'isi, ahubwo uba ukontororwa n'Imana. Rero bishatse kuvuga ngo ukiri mu isi cyangwa se ukirwana n'ubuzima bwo mu isi, ibi bintu bitanu ni ingenzi ku buzima bwawe. Nagira nkubwire ngo nunyumva neza, urasanga nubikora ubuzima bwawe guhera none ahangaha burahita buhinduka. Nagira nkubwire ngo wowe ukigera kuri channel ari ubwa mbere, wakanda subscribe, ugatanga n'igitekerezo muri comment, ugakora na like kugira ngo tubone ko turi kumwe. Hanyuma dukomeze. Ni ukuvuga ngo ukimara kubona ibyo bintu bitanu, twatangiye tuvuga ngo nta muntu utagira imivumo, nta muntu utagira na za karande. Ushobora guca ku bantu bakakuvuga nabi, nabwo ni imivumo baba bari kugushyiraho. Ushobora gutekereza abantu bakagutekereza nabi, nabo haba hari ibindi bintu baba bari kukoyoreraho. Noneho hari na karande tugira, hari na karande yo kubwa Adamu na Eva. Iyo karande tugendana ni ukuvuga ngo iyo uteye intambwe ukizera Yesu Kristo,
Yesu Kristo ko yagupfiriye nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, najya nkubwire ngo iyo karande bipfuye ku buzima, ibivuye ku buzima bwawe. Kuko iyo wizeye Yesu Kristo, ibya kera biba bishije, ahubwo ubutangiye bundi bushyashya. Ubutangiye ubuzima bushimwa na Yesu, ubutangiye ubuzima bushobora buhimbaza Imana muri make, ubutangiye ubuzima bukontororwa n'Imana. Icyo ni icyambere. Iyo uteye intambwe ukizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, menya ngo hari imivumo ubuvuyemo, hari na karande ziba zikuvuyeho, karande zo kuvuga ngo uzapfa nabi uzakenyuka. Ibyo byose biba bivuye ku buzima bwawe. Kuko iyo wizeye Yesu Kristo, icyo gihe niyo upfuye, Bibiliya iratubwira ngo ntago tuba dupfuye, ahubwo tuba dusinziriye. Igihe nikigera cyo kuza gutora abamwizeye, abo bantu bose n'abari mu bituro, tuzahita dukanguka rimwe nko mu kanya nk'ako guhumbya, tujye aho batazongera gupfa, aho batazongera guhangaya. Bishatse kuvuga ngo kwizera Yesu Kristo mu buzima bwawe nicyo cy'ingenzi cyo kugira ngo ubuzima bwawe buhinduke. Utayizera Yesu Kristo ntabwo ubuzima bwawe bwahinduka. Najya nkubwire ngo nicyo kintu cya mbere gishobora gufungura imigisha yawe. Icya kabiri, numara kwizera Yesu Kristo, icya kabiri ugomba gukora ikintu cy'ingenzi cyo gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Icyo ni ikintu kirukana imyaku, kikirukana n'imivumo ku buzima bwawe. Iyo ugiye kwangana mugenzi wawe, najya nkubwire ngo nta cyatumye Imana itanga Yesu, nuko yari yadukunze. Kandi ntago Imana ishobora gukunda umuntu nawe adakundana. Birashoboka se? Ushobora kuba mu isi ukanga bagenzi bawe. Iyo wanze mugenzi wawe, icyo umukorera ni ikintu gikabije cyane. Tubona ukuntu Gahini yagiriye ishyari uwo bavukana, yarangiza akamwica, nuko yaramufitiye urwango. Icyo gihe rero nugira umutima wo gukunda ku buzima bwawe, najya nkubwire ngo umugisha w'Imana uzinjira mu buzima bwawe. Reka twinjire icya gatatu ugomba gukora. Icya gatatu ugomba gukora, ugomba kuba umuntu w'umwizerwa mu buzima bwawe. Ugomba kuba umunyakuri. Mu iyi si tubona ibintu byinshi bituma tutagendera mu kuri. Kubw'amafaranga n'indamu nkeya, cyangwa se kubw'ubutunzi, kubwo gushaka ubutunzi, tubona yuko ibyo bintu bitatuma tugendera mu nzira y'ukuri. Ariko nugendera mu kuri, najya nkubwire ngo icyo gihe imyaku n'imivumo bizava ku buzima bwawe, kuko Yesu azaba ari mu buzima bwawe abukontorora. Ugomba kugira ukuri, ugomba gukunda bagenzi bawe, ugomba kwizera Yesu. Ibyo ni ibintu by'ingenzi bikomeye ku buzima bwawe wagakoze, kugira ngo ubuzima bwawe bube ubw'umugisha, kugira ngo ibitekerezo byawe bibe iby'umugisha, kugira ngo naho ukomoka babone ko hari ikintu wakoze. Nagira ngo ubwire ngo iyo mu muryango wanyu harimo umuntu wacishaga mu mbaraga z'imyuka mibi, akizera mu buryo bw'imyuka mibi, nagira ngo ubwire ngo yabonye warahindutse, nagira ngo ubwire ngo ubereyeho gusenga, ibyo bintu bigahinduka mu muryango wawe. Iyo umaze kwizera Yesu, nta kintu adahindura mu buzima bwawe. Yesu akora ibikomeye. Hanyuma ikindi kintu tugomba gukora mu buzima bwacu, kikadukura mu migambi ya Satani, cyangwa se kikadutwirukanaho imivumo ya Satani, cyangwa kikatwirukanaho imyuka mibi. Tugomba gukunda Imana. Iyo ukunze Imana mu buzima bwawe, iyo ukunze umuntu, Imana yo kubera urukundo yadukunze, rwatumye itanga Yesu kubw'abantu, rwatumye ifata umwana wayo wikineye, araza yemera kuvukira mu isi, abana n'abantu mu buryo butandukanye,
kwari ukugira ngo umuntu uzizera Yesu azabona ubugingo buhoraho bw'iteka. Wowe muntu udukurikiraniye ahantu uri hose, ibi ni ibintu by'ingenzi ku buzima bwawe, byagira ahantu bigukura bikagira n'ahantu bikugeza. Niwizera Yesu aka kanya, nagira nkubwire ngo ibintu byose wabonaga bidahinduka ku buzima bwawe birahinduka. Yesu niwe muntu ushobora kugera mu kigeragezo mukakibanamo. Ushobora kugira imiryango ikomeye ariko mwagira mu kigeragezo ikakwihakana. Ushobora kugira ubutunzi bwinshi ariko nta mahoro bwaguhesha. Ushobora kugira amafaranga kuri konti menshi ariko ntabwo yaguhesha amahoro. Ariko najya nkubwira ikintu gikomeye gifungura imigisha yawe, kigafungura amahoro mu buzima bwawe, kigafungura intekerezo nzima mu buzima bwawe, ni ukwizera Yesu. Niyo mpamvu mu isi tugezemo abantu babuze amahoro, babuze ibyiringiro by'ubuzima. Kubera iki? Isi iragenda idusiga uko bwije nuko bukeye. Abantu barapfa umunsi ku munsi, abantu bararwara indwara zikomeye umunsi ku munsi, kubera ko tugeze mu bihe by'imeruka, tugeze mu bihe bigoye. Rero wowe udukurikirane ahantu uri hose, najya nkubwire ngo kuba ufite byinshi byiza mu isi ni byiza, ariko kubigira bitarimo Yesu, najya nkubwire ngo ni zero, n'ubujiji, nta hantu byakugeza. Kuko numara gupfa nyuma y'icyumweru kimwe, abantu nibwo bazaba bari kukwibuka, bazaba bakigutekerezaho umuntu wacu. Ariko nyuma y'icyumweru kimwe najya nkubwire ngo bazagusiba mu mutwe, nta muntu uzaba ukigutekereza. Kandi wagize amafaranga, wagize amamodoka menshi atandukanye, ariko najya nkubwire ikintu gikomeye. Iyo wapfuye wizeye Yesu Kristo, najya nkubwire ngo no mu rupfu mujyanayo. Ntabwo uba warapfuye ahubwo uba warasinziriye. Najya nkubwire ngo impamvu Imana itandukanye n'abantu, ukuntu ibi kigutekereza no ku munsi Imana izagarukira izaba ikikwibuka. Deja uba uri mu gitabo cy'ubugingo. Bishatse kuvuga ngo umuntu yizeye Yesu Kristo akiri mu isi, Imana izamuhemba ubugingo. Ese ushobora gutunga amafaranga, ni byiza. Ushobora gutunga ibifatika, ni byiza. Ariko ubuzima wagira cyangwa se aho waba uturuka hose, ntabwo bishatse kuvuga ko utazapfa. Isaha n'isaha wapfa. Mbese upfuye aka kanya, ubuzima bwawe urabona bwashimwa n'Imana? Mbese ugize ikibazo gitandukanye wenda cyerekeranye n'amafaranga, ushobora kugira uburwayi bukomeye ku buzima bwawe, najya nkubwire ngo amafaranga arahagarukira. Ntabwo ushobora kugura urupfu. Ushobora kugira indwara ikomeye ku buzima bwawe, nayo ukaba watanga amafaranga ntukire. Hari aho amafaranga agarukira. Amafaranga ntagagura ngo ntupfe, ntagagura ngo nturware. Amafaranga ntagura amahoro, amafaranga ntagura amahoro. Imitungo myinshi ntabwo igura amahoro mu buzima bwawe. Ariko hari ikintu gikomeye nkuzaniye: intsinzi yo kugira amahoro mu buzima bwawe, intsinzi yo kumva utuje mu buzima bwawe, intsinzi yo kuba uzagira ubugingo bukomeye cyangwa se bwo kubaho iteka ryose mu buzima bwawe. Nuko wakwizera Yesu, nuko wagarukira Imana ahantu uri. Nimba tuvuge nimba wagenderaga mu bintu by'umwijima, mu bintu bidashimisha Imana, najya nkubwire ngo iki ni igihe wowe unyumva cyo kugira ngo utere intambwe, ufungure ubuzima bwawe. Imana iguhesha urufunguzo bufungura ubuzima bwawe mu buryo bw'umwuka bwo kwizera Yesu Kristo. Iki ni igihe cyo kugira ngo uhinduke ibyo wagendeyemo byibagirane. Wowe unyumva ahantu uri hose, najya nkubwire ngo mu mahanga cyangwa se mu isi dutuyemo, Bibiliya umwanditsi wese yaravuze ngo mu isi y'ijuru, mu mahanga yose, isi yose Imana yibona nk'igitonyanga kiri mu kibindi. Gereranya ukuntu Imana ibona igitonyanga kiri mu kibindi, bishatse kuvuga ngo Imana itubona nk'agatonyanga. Ikibindi ni ukuvuga ngo aho kiri gishobora gusandara, umwana ashobora kugitsitaraho kigasandara, gishobora kugucika kigasandara. Ariko wumva urukundo Imana idukunda,
Imana na n'iyi saha iracyadufite mu maboko yayo kugira ngo itaducika tugasandara, isi gasandarira cyarimo. Njye numva abahanga bavuga ngo hari ikibuye kiri mu kirere kimanutse byonyine isi cyahita kiyirangiza. Ariko ibaza ibyo bintu Imana ifatira mu kirere cyangwa se n'imiyaga iri ku isi yirwa yibunza, igeze mu isi yarimbuka igashira. Ku bwa Nowa, abantu Nowa yabazaga inguge akababwira ngo nimuze mubaze inguge kuko hagiye kuzatera umwuzure. Ntago babyumvaga, ariko igihe cyarageze umwuzure uratera, imvura iragwa. Umuntu wabayeho neza ni umuntu wibajije inguge yo kubamo. Igihe rero kirageze kugira ngo wowe wizere Yesu Kristo niwe nguge ubasha kugira ngo utunge mu buzima bwawe, kugira ngo no mu bihe bikomeye Imana izakurengere, no mu bihe bikomeye biri kuza Imana izagendane nawe. Ntabwo ushobora kuba mu buzima bworoshye cyangwa se bukomeye ukumva ko uri umuntu wihagije. Ntabwo wihagije byonyine kuba turi nk'igishushanyo. Urebye uyu mwuka duhumeka, iyo Imana ikozeho gato biba birangiye. Ariko kubera Imana idukunda, Imana niyo mpamvu ihora itubwira. Niyo mpamvu wowe unyumva ahantu uri hose, ndagushimiye kudukurikirana. Imana y'amahoro guha umugisha.